Noheli munsi w'abapagani yazanywe n'abagatulika mbese abaporoso barabyigana. Pastor nuwe butumwa wageza ku bakristo bubahirije Noheli uyu munsi? Nuko bakumva mu buryo bw'umwuka, kongera kumva bavuguruwe, kuko nko kongera kuvuka bundi busha. Isabato nayo yari umunsi mukuru wa gatandatu mu minsi mikuru y'abayuda, ariko usanga abakristo cyane cyane bakunda Pasika, Pentekote, bamwe isabato, ariko umunsi mukuru w'impanda, umunsi mukuru w'ingando, umunsi mukuru wa Puri ugasanga isa naho yibagiranye. Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha, Farao yashushanyaga Satani, Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana nk'itorero munsi y'ibyaha. Urugendo rw'Abisirayeli kuva mu Egiputa kugera i Kanani ni urugendo rw'itorero. Pastor kuko Imana yahisemo kuvukira Yesu i Betelehemu aho kuvuka i Yerusalemu. I Betelehemu ni umurwa wari ugayetse icyo gihe, muri icyo gihe bwari ubuhanuzi bwo gusobanura ngo niho hari inzu y'Imana kugira ngo azabashe gutanga ibyo kurya bikwiye by'umwuka. Indirimo yisubiramo umukiza yavuze haleluya Kristo mwami aje mu isi, aje kurutungura mu mwijima. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu musamuro kumwe na Kiza Edouard. Tubifurije Noheli nziza ku bantu mwese mu kwikana ibiganiro byacu, tubashimira tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kuba mwarabanye natwe muri gihe cyose gitambutse. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Turabasuhuje rero abari ku mpande zine z'isi, tubabwira ngo Noheli nziza ibabere, ibavukiremo, mubone ibyo mwifuza mu izina rya Yesu. Kumura muri kamera za gusenga turi kumwe na Dr. Revera Paul. Dr. Shalom shalom. Noheli nziza turayitamiye da. Twayitamiranye n'imiryango yacu. Ego Pastor watangira unasuhuza abantu nabifuriza Noheli. Ni karibu Noheli nziza kuri bene data, Noheli nziza ku baturiye isi, Noheli nziza ku bagiye kurangiza umwaka. Mwese ni karibu dusangire Noheli nziza. Imana iduhana umugisha, tugiye kuganira ku munsi mukuru wa Noheli. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya uduhaye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Kuba tugeze kuri Noheli ntabwo ari uko twabishatse, ahubwo ni uko dukunda, ukaba dufite umugambi kubw'uyu murimo wawe. Twishize imbere yawe, uganiriza ubwoko bwawe nyuriye mu ijambo ryawe, kandi buri wese anyurwe n'ijambo ryawe ubwo umwaka ugiye gusoza. Buri wese atekereze ibiri ku mutima we, atekereze ku buntu bw'Imana yagiriwe, atekereze ku gitambo cya Yesu Kristo aricyo cyaduhuje kandi kigakiza amahanga yose. Urakoze, ubane natwe, utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Urakoze Pastor nuwe butumwa wageza ku bakristo bubahirije Noheli uyu munsi? Ubutumwa twageza ku bakristo bubahirije Noheli uyu munsi nuko bakumva mu buryo bw'umwuka, kongera kumva bavuguruwe, kuko nko kongera kuvuka bundi busha. Ijambo ry'Imana rivuga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza kwa 21, aravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gisha, ibya kera biragenda byose bikaza bikaba bisha. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yinze natwe ku bwa Kristo Yesu, kandi natwe idusigira ijambo ry'umwuzuro, nuko turabahenda mu cimbo ca Kristo kugira ngo abazimiye nabo biyunge n'Imana. Kwa Yesu Kristo utarigeze ukora icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo duhindike gukiranuka kwayo. Twishize imbere yawe rero Mana kugira ngo imitima yacu ibe misha, buri wese yumva abaye musha mu mutima we. Kwijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wacu yuhamanije n'umwuka w'Imana ko turi abana bayo, umutima buryo buhindutse musha tuba tuvuguruwe. Wumve ko wongeye kwibuka ukabuhindutse musha muri wowe. Nibwo ubutumwa bwiza twatanga. Wumve ko ibyakera byose bitandukanye nawe, wumve ko wiyunuye,
uvuga ngo kwiyunuza no kujya ukongera ukaba musha wari usa naho ugiye kugira ikintu cy'iminkanyari ukongera ukaba musha byongera kudusubiza mu buzima bwo kubabasha tukibuka ko Yesu avukiye mu mitima yacu. Urakoze Pastor, ese ko itorero ryahumurijwe mu kwezi kwa 9 byageze ku wa 12 gute? Ni kwa kugereranya kwa mezi y'abayuda n'ay'abaroma nyuma ya kalendare ya Gregwari wa 13 n'umupapa wavutse mu 1502 kugeza 1591 noneho 1585 habaye ivugururwa rya kalendare ayo twise kalendiriye Gregoriye. Nubango iyo kalendare yatumye amezi y'abaroma atandukana n'amezi y'abayuda. Icyakora amezi y'abayuda ni yari muri Bibiliya ariko y'abaroma ntabwo ari muri Bibiliya, kandi itorero ryose ya Gikristo ntabwo ryakurikije amezi y'abayuda ahubwo bakurikije amezi y'abaroma. Narizo mpamvu usanga Pasika iri mu kwa 4 kandi igomba kuba mu kwa 2. Bibiliya ivuga ko Pasika igomba kuba mu kwa 2 mu kwezi kwa Abibu ariko bita Nisani, ariko bigahuruduka bikaza kuza mu kwa 4 Avril. Noneho rero Pentecote yakabaye muri Sivan ukwezi kwa 3 bigasimbika rimwe kandi na rimwe mu kwa 6 cyangwa kwihereza ukwa 5 naho byavurungutaniye biratandukana. Ariko mu by'ukuri yo kalendari ya Gregwari niyo yatumye ukwezi kwa Kisireve kwa 9 ariho urufatiro rw'urusengero rwashinzwe bisimbuka bikagwa mu kwa 12, noneho Noheri ikaba mu kwa 12 yakabaye mu kwa 9. Noheri ni umunsi mukuru wa 7 binjiza mu minsi mikuru y'itorero, ariko ntabwo wakagombye kubamo ntiwanarimo, kuko iminsi mikuru izwi y'abayuda yo wari umunsi wa Pasika, hakaba umunsi wa Pentecote, hakaba umunsi w'impanda, hakaba umunsi w'ingando, hakaba n'umunsi wo kuraguza inzuzi ariwo bita Puri cyangwa se Purimu. Inzuzi nyinshi ni Puri uruyuzi rumwe, ariko Purimu ni inzuzi nyinshi. Iyo minsi mikuru yose y'abayuda hakiyongeraho isabato niyo yabagiye 6 ubundi. Usomye Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 15 haravuga ngo uje wibuka ko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Imana ikagukuzayo ukuboko kurambutse. Nizo mpamvu ugera mu gihugu c'isezerano uje wibuka ko Imana yagukuye muri icyo gihugu, maze wibuke uziririza umunsi w'isabato. Isabato nayo yari umunsi mukuru wa 6 mu minsi mikuru y'abayuda, ariko usanga abakristo cyane bakunda Pasika, Pentecote, bamwe isabato, ariko umunsi mukuru w'impanda, umunsi mukuru w'ingando, umunsi mukuru wa Puri ugasanga isa naho yibagiranye mu itoro, ntabwo birirwa bayivugaho. Ariko ubundi isabato yari ya 6. Noheri noneho bayikurura ari umunsi w'abapagani, bawugira umunsi mukuru wa 7 mu itorero. Noneho ubu bayi wa 4 nyuma ya Pasika, Pentecote n'isabato kuri bamwe, noneho na Noheri. Noheri rero iko kwezi kwa 9 ariho urufatiro rw'urusengero rwashinzwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabinginga mutekereze ibizaba uhereye none ukageza mu kwezi kwa 9 kuri 24 z'uko kwezi. Ese hari amasaka kiba mu bigega? Ese uruzabibu, umutini, umukomamanga, umwelayo birakera? Ariko rero uyu munsi wa none nzabaho umugisha. Uwo munsi rero kuko ari imboneko z'izuba, abantu bari bamaze iminsi mu bihe by'imbeho bababaye basenga Imana, ariko Imana basenga kugira ngo ibamurikishirize izuba yari Mitra, ntabwo ari Imana Rurema, ahubwo ni Mitra. Bakaba bamaze iminsi mu minsi y'imbeho bafite agahinda, ariko izuba ryamurika abantu bakishima. Ariko noneho rero baza kubihuza no muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 21 cyangwa se 4 umurongo wa 2 havuga ngo ariko abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, namwe muzakinagira nkinyana kandi muzaribatira abanyabyaha hasi
abanyabyaha bazahinduka ivu munsi y'ibirenge byanyu, izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Babigereranya noneho nuko ryamurikaga bakishima, noneho bagereranya nuko Yesu Kristo nawe ari izuba ryo gukiranuka rimurika. None abantu baravuga bati tubifatanye dutyo, ariko hari umunsi usanzwe w'abapagani mbere yo kuvuka kwa Yesu. Ubwo rero ni ku kwa 9 kwaguye mu kwa 12, nuko amezi y'abayuda atangira mu kwa mbere, ay'abaroma agatangira mu kwa 4, akaza kuzashira mu kwa 3 k'umwaka, na ay'abayuda agashira mu kwa 12, udashizeho ca gice ca Veyadare kija kiyongera ku kwezi kwa Adare. Nizo mpamvu byaguye mu kwa 12 kuri kalendare y'abaroma. Ubwo byazanywe n'abagatulika, mbese abaporoso barabyigana. Urakoze Pastor, watubwira amazina y'abanyabwenge baje baturutse iburasirazuba kureba Yesu? Ubundi iburasirazuba y'aho hantu hari Babuloni. Ubwo no kuvuga ngo hari uwitwa Baritazari umwe, hari uwitwa Gaspari babiri, hari uwitwa Berikiyoro batatu. Ni abanyabwenge baturutse iburasirazuba i Babuloni, bakurikiye inyenyeri irabayobora ibigezeho Yesu yavukiye. Niko bitwa, niyo mazina yabo ni Baritazari, Gaspari na Berikiyoro. Urakoze Pastor, ese koko ba Herode bari benshi? Nuhe uvugwa mu gihe cyaye cyo kwica abana bari bamaze imyaka 2 b'abahungu kugeza kubavutse? Hari ba Herode benshi cyane. Hari Herode mukuru, hari Herode Antipasi, hari Herode Filipo, hari Herode Agripa wa mbere, hari Herode Agripa wa kabiri. Bari benshi kandi bose bakoze ibitari byiza. Ko Herode wa mbere yimitswe n'abaroma mu mwaka wa 40 mbere ya Yesu ku umwami w'abayuda, ariko noneho rero yigeze ayobora na Galilaya, ariko amazi imyaka 37 ku ngoma. Kuva mu mwaka wa 40 niho umwaka bagereranya ko ariho yashakiye abana b'imyaka 2 no kumanuka b'abahungu bose bavutse 2 no kumanura b'i Betelehemu no mu misozi yaho. Aha rero mu mwaka wa 37 biragaragara ko hari muri 3 ashatse abana wafata 2 kumanuka, ariko kuko yari yabaze neza umwana Yesu agaragara abonekamo. Ico gihe rero uburakari bumuteye yica abana b'imyaka 2 no kumanuka b'i Betelehemu no mu misozi yaho kandokanaho hafi yaho, arabica. Niho mbere yo kugira ngo bicwe bwari uburakari bumufashe, nuko marayika yari yaburiye Yosefu mu nzozi ngo nahunga n'umwana na nyina baje mu gihugu ca Egiputa. Abana barapfa pe. Herode arabica, bamwita Herode mukuru. Hakaba na Herode bita Antipasi, ariwe waciye igihanga ca Yohana umubatiza. Hakaba nona Herode Agripa wa mbere, ariwe wishe Yakobo, yafashe Petero akamushira mu nzimbohe, Imana ikohereza marayika wayo kugira ngo amukuremo. Uwo ni Herode wa 3 bita Agripa wa mbere. Hakaba na Herode wa 4 bita Agripa, ni wa 5 kuko na Filipo arahari, ariko hakaba Herode Agripa wa 2 ariwe Paulo yireguye imbere ye avuga ati mwami Agripa, webera ibyahanuwe ibyakozwe n'intumwa 26:24 kugeza 28 bavuga ibya Herode Agripa wa 2 ariwe Paulo yireguye imbere ye. Ubwo tubaze rero twasanga Herode mukuru wisha abana b'imyaka 2 kumanura, Herode Antipasi waciye igihanga ca Yohana umubatiza kuko ari yaciye umugore wa Filipo mukuru we. Hakaba Herode Agripa wa mbere ariwe wisha Yakobo akanezeza abayuda, akiyongeza agafata Petero. Hakaba Herode Agripa wa 2 ariwe imbere ye Paulo yireguye avuga ati mwami Agripa, wemera ibyahanuwe. None Agripa kumva afashwe n'ubwo akavuga ati ariko ubuzeho gato kugira ngo unyemeze mbu umukristo. Ariko Paulo akavuga ngo uretse gato gusa, haba gato kaba kanini, nakwivusa ko abantu bose bamera nkanje uretse izingoyi. Uwo yari Agripa, umwami Herode Agripa wa 2. Urumva ni benshi rero babayeho. Abantu rero bigisha kuri Herode ni titre, ariko bagiraga andi mazina. Uwo Herode mukuru, Herode Antipasi, Herode Filipo, Herode Agripa wa mbere, Herode Agripa wa 2, bose bakavuga ngo ni kubwa Herode tu,
kimwe na ba Farawo bazi ngo Farawo numwe ku bwa Farawo nde Farawo Amenofisi wa mbere, Farawo Tutumese wa mbere, Farawo Tutumese wa kabiri, Farawo Hatshepsuti, Farawo Amenofisi Tutumese wa gatatu, Farawo Amenofisi wa kabiri. Nuvuga ngo buri ba Farawo bagira amazina yabo ariko noneho rona ba Herode bakagira amatitire yabo n'amazina yabo, bari benshi. Nuwe butumwa tubona mu mateka ya Yesu guhungira mu gihugu ca Egiputa? Urabona guhungira mu gihugu ca Egiputa ni igihugu c'abanyamahanga. Yesu yaraje nk'umucunguzi kandi uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ariko noneho rero Yesu yakoraga ikintu cyitwa identification, yakoraga ikintu abanjiye kwishiraho. Iyo Yesu bavuga ngo Yesu ararira, ntabwo ari uko yabaga ari ukurira bisanzwe, ahubwo kwabaga ari uguterura ibibabaje abashaka gutabara, ngo yumva uburemere bwabyo. Mu mateka rero y'ubwoko bw'Imana bagize guhunga kwinshi, ariko Yesu kuko yaraje gutabara no gukiza abantu b'ibyaha byabo, yabanzaga kwikorera imitwaro banyuzemo yose kugira ngo igihe cyo gutabara yumva uburemere, natabara abatabaye by'ukuri. Zo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nuko Yesu yabaga atabaye muri Yohana 8:36. Iyo Yesu yabaga atabaye by'ukuri, uwo mwana nababatura muzamubatuwe by'ukuri. Icyambere twari mu bubata bw'ibyaha. Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha, Farawo yashushanyaga Satani, Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana nk'itorero munsi y'ibyaha. Urugendo rw'Abisirayeli kuva Kanani, kuva mu Egiputa kugera Kanani, ni urugendo rw'itorero kujya mu ijuru. Ubwo nuvuga ngo hari Kanani y'ubwoko bwa Isirayeli, hakaba na Kanani yo mu ijuru ariyo y'abakristo ba none. Yesu rero yaraje gutabara kugira ngo acungure amahanga yose abakure mu bubata bw'ibyaha, ariko abanze yikorera icyaha. Nizo mpamvu rira jambo rivuga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5:21 havuga ngo utarigeze ukora icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo abari abanyabyaha ari bo twe duhinduka uku gukiranuka kwayo. Yagombye kuja mu Egiputa muri sembore yo gusogongera imbaraga z'uburetwa, kandi ubwo buretwa bukaba ari uburetwa bw'ibyaha. Noneho akazatabara abantu bose babaye impunzi, abantu bose babaye mu buretwa, akabanza yabasogongerera kuba impunzi kugira ngo bazaba ari impunzi bose babashe guhumurizwa nawe, abikoreye uburetwa babashe gutabarwa nawe. Yabanzaga kubyikorera. Ubwo kwari ukwerekana ko abazacungurwa bose azaje arabatabara mu gihe habaye guhunga, kandi none hakikorera ibyaha byabo kuko babaye mu buretwa bw'isi aribwo bw'icyaha. Yesu none akadukura mu buretwa. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 8:31 haravuga ngo Yesu abwira Abayuda bari bamwizeye ati, umuntu niyumvi ntaguma mu ijambo ryanje, nimuguma mu ijambo ryanje muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Aho ngoro ku 36 haravuga ngo uwo mwana n'aba batura muzamubatuwe by'ukuri. Kugera kuri 46 umwana n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Kwarugira ngo azatubature by'ukuri amaze gusogongera imbaraga z'umutwaro w'ibyaha, noneho yikorera ibyaha byacu, tubone noneho turuhuke. Nibwo bwari ubutumwa bwiza bwo kuja mu Egiputa. Pastor akoze. Pastor, Yesu yavukiye muhe muji? Yesu yavukiye i Betelehemu. I Betelehemu ni hafi, ni bugufi bw'i Yerusalemu, ni hafi yaho. Ariko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abana ba Rasheli bishwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abana ba Rasheli bishwe i Rama, aho bavuga ngo induru yumvikanira nyuma y'urupfu rw'abana b'imyaka 2 kubaruka b'i Betelehemu hose no mu misozi iyaho baricwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo induru yumvikanira i Rama yo kurira no kuboroga. Rasheli aririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. Rasheli aririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. None abantu baribaza batese Rasheli kwa yari umugore wa Yakobo, kandi bakaba baragiye mu gihugu ca Egiputa mu mwaka w'1876. None mu kinyejana ca mbere
kane cyangwa se hafi y'umwaka wa gatatu mbere ya Yesu yavuka, Herode agahiga abana b'imyaka 2 no kumanuka, bagasanga Yesu ari hagati y'imyaka 2 na 0. Ni gute abana baje kuboneka bitwa ba Rasheli? Rasheli niwo mugore w'isezerano wa Yakobo. Agiye kurambagiza kwa Labani ntabwo yakunze Leya, nubwo Leya yaje kuza mbere, ariko umugore w'isezerano mu rukundo ni Rasheli. Ubwo rero Rasheli niwe wari waritiriwe nyina w'abayuda bose, nk'uko Yakobo yitiriwe se w'Abisirayeli, kandi muri Yakobo akaritwe Isirayeli. Rasheli rero arira yanga guhozwa, induru yumvikanirirama, hari irama habaye teka komeye cyane. Nukugira ngo mbwira abakristo ko bari abana ba Rasheli batigeze kubaho muri Nouveau Testament cyangwa se mu isezerano risha, nta babayeho. Cyari ikigereranyo kubangwa induru yumvikanirirama nuko abana bishwe bari Abayuda, bikaza kwibutsa none igihe cy'igitero cya Nebukadinezari amaze gusenya Yerusalemu mu gitero cya gatatu cyabaye muri 586, agafata Abayuda bose akabajana mu bunyage i Babuloni. Mu rugendo bagera ku musozi w'Irama bakaharuhukira, bamara kuharuhukira bagafatwa n'indwara y'amacinya. Ni rwa Rasheli rwahashiriye, kuko Rasheli ari we mugore wa Yakobo w'isezerano. Ariko kuva mu mwaka w'1876 kugeza mu mwaka w'1446 bamaze y'imyaka 430. Kuva mu mwaka w'1876 bakavayo umwaka w'1446, harahise ibyaka 430 bavuyeyo. Urumva icyo gihe cyose hari imbere ya Yesu, ariko noneho gupfa kw'abana b'imyaka 2 kumanuka, kuko bari abana b'Abayuda, baravuga ngo byukije inkomere Abayuda bagize Nebukadinezari abajanye mu bunyage, bakaruhukira ku musozi w'Irama, bamara bakafatwa n'icyorezo bakahapfira, bakavuga ko hapfiriye umubare munini w'Abayuda bishwe n'indwara. Kandi kurira no kuborogwa kabonetse kuri Rasheli, kuko niwe wari nyina yitirirwa umugore w'isezerano wa Yakobo. Nizo mpamvu usanga Yakobo, kuko yakundaga Rasheli cyane, nuko yaranaramukunze akimurambagiza, none induru iza kuvugwa. Abantu rero bamwe bakavuga ngo yango mu gihe cya Yesu ngo hari abana bari baranze gukura ngo bibikuri, ngo nuko igihe cyo kwica abana b'imyaka 2 ngo Herode abibeshaho, ngo afata bya bikuri ngo nabyo arabyica, ngo ari kubyibeshaho ngo nabyo biracari bato. Oya, nta bikuri byabayeho. Oya, nta bana babayeho muri icyo gihe ba Rasheli. Oya, bisha abana gusa b'imyaka 2 no kumanuka, b'i Betelehemu no mu misozi yaho, kugira ngo barebe ko yahamya neza Yesu akaba yabonekamo nk'umuntu waruje kumusimbura ku bwami, naho ubundi nta bana b'ibikuri bishwe nk'uko abantu bamwe babwiriza. Urakoze Pastor, kuko Yesu yavukiye mu bworohe n'ubukene. Ugucungura kwe nuko abantu bose sobye muri Yohana 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2 haravuga ngo bana bato ndabinginga ntimukore icyaha, kuko ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri Data ari we Yesu kiranuka ku Mana. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu twese, ntabwo ari twe gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi yose. Ni ukugira ngo abakene n'abakire, kuko yaje kubwiriza ubutumwa bwiza, abakire ibishengegeri, abari mu bubata, kugira ngo abari abakire n'abakene twese ducungurwe nawe. Ntabwo yacunguye umugabane umwe, kwari ukugira ngo acungure bose. Nizo mpamvu yafashe uruhande rw'abakene n'urw'abakire, kugira ngo bose babashe gucungurwa. Nabari abavuga butumwa babibona, bavuga ngo hamwe n'umwami yari mu nzu, ahandi ngo yari umukene yari mu kiraro. Ni ukwerekana kugira ngo abakene n'abakire bose biyumve mu gitambo cha Kristo ko bacunguwe gusa, nta gushidikanya. Urakoze Pastor, ivuka rya Yesu ritwigisha iki mu kwicisha bugufi? Ivuka rya Yesu kuko yari afite akamero k'Imana, ni ukugira ngo natwe tugire wa mutima wari muri we, nk'uko iyo Pawulo yabyanditse mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 11, avuga ngo umuntu wese muri mwe
aho kwizirikana ubwe azirikane n'abandi. Kuko Mariko gice ca 10:45 bavuga ngo Yesu ntabwo yaje kwikorera, ahubwo ntabwo yaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo abe inshungu ya benshi. Yesu ntabwo yaje gukorerwa, yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo abe inshungu ya benshi. Hariya rero ijambo ry'Imana bavuga ngo ngaho mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nico bitwibutsa ngo nubwo yari afite akamero k'Imana, ntiyatekereza ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugunirwa, ahubwo yisiga ubusa, agira akamero k'umugaragu w'imbata, yambara ishusho y'umuntu, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Ijambo ry'Imana bavuga ngo nicyo catumye Uwiteka Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire, ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi, kandi ngo indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka asubiranye ka kamero k'Imana. Ni ukugira ngo n'abakristo bose bitwigishe kwicisha bugufi, ko ntabwo twaba tutafashe inzira yo kwicisha bugufi ngo tubashe gukiza abanyabyaha, ahubwo tuticishije bugufi twasuzugura abanyabyaha. Ariko twicishije bugufi tukidantifiya n'abanyabyaha, icyo gihe twabakurura, tukicisha bugufi tukabereka ko tungana, tukabakurura. Yesu Kristo ro kuvukira mu kiraro ni ukugira ngo n'abashumba bacungurwe, kuvukira mu nzu ya cyami ni ukugira ngo n'abakomeye bacungurwe. Ubwo nuvuga ngo twese tube hamwe, bitwibutse kwicisha bugufi kugira ngo tubashe kugira wa mutima ubasha kurehereza abantu ku Mana. Urakoze Pastor. Kuko Imana yahisemo kohereza umwana wayo ku isi. Imana yahisemo, Yesu ni Imana yigize umuntu, yahisemo kohereza umwana wayo ku isi kubw'urukundo rukomeye. Kuko Abaroma 5:8 haravuga ngo icerekana urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha ni imbabazi. Abaroma 3:23 na 24 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kuboneka muri Yesu Kristo. Ubwo nukuvuga ngo kwari ukugira ngo ducungurwe ni kubw'urukundo rwayo. Kandi Bibiliya ihamya neza ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'iki kugira ngo uwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo Imana yigize umuntu kugira ngo yambare umubiri nkatwe, yumve uburemere bw'umubiri, igihe cyo gucungura noneho abashe gucungura abafite umubiri. Urakoze Pastor. Ni iyihe mirongo ya Bibiliya igaragaza ko ivuka rya Yesu ryahanuwe kera, kandi irabigereranya ite n'ibyabaye mu Isezerano Rishya? Byarabaye, uwitwa umuhanuzi Mika yarabibonye, avuga ko uwo mwana azavuka kandi akavukira ari uwo mu muryango wa Yuda, kandi ubutware bwe bukaba ku bitugu bye, akazaragiza Isirayeli inkoni y'icuma, kandi ubutware bwabo bukazarambagira iteka ryose budashira. Yesaya nawe arabibona, uwo ni Mika igice cya 5:1-5. None wagiye gusoza aravuga ngo kandi uwo mwami azatubera amahoro. Yesaya 9:5-6 haravuga ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, uwo mwana ubutware bwo buzakuba ibitugu bye, azitwitangaza, umugendama, Imana ikomeye, Data wa twese, umwami w'amahoro. Ayo mahoro bayahuriraho. Yesu nawe rero aje muri Yohana igice cya 14 umurongo waho wa 27 aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, kandi sinyatanga nk'uko ab'isi bayatanga. Kuko abantu batanga amahoro y'igihe gito kandi y'ibinyoma, ariko Kristo yatanze amahoro, atanga amahoro y'iteka. Yesaya rero 57:21 na Yesaya 48:22 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka Imana ivuga. Nukuvuga ngo kuko abantu bari batagira amahoro, Yesu yazanye amahoro asesuye, kandi akaba ari amahoro y'iteka. Noneho Mika na Yesaya barabihanura ko tuzahabwa amahoro yuzuye ari uko umwana w'Imana amanutse akabambwa agacungura, noneho muri we tukaboneramo amahoro y'iteka. Ubwo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Nizo mpamvu Luka yavuze ngo amaze kuvuka, amaze
amaze kubonwa n'abashumba Luka yaravuze ngo icubahiro mu ijuru kibi cy'Imana ihoraho n'amahoro abe mu bisi ariko abo yishimira. Barabihanuye rero niyo mahoro dufitiye umunsi wa none abacunguwe ko Kristo ari we mahoro yacu. Pastor urakoze. Pastor kuki Matayo avuga ku Pastor kuki Matayo avuga avuga ku nyenyeri ku banyabwenge b'inyenyeri naho Luka akavuga kuborozi gusa. Ibi bitwigisha iki mu ntego y'Imana? Mu ntego y'Imana nuko inyenyeri ubundi muri alegori inyenyeri isobanura umwuka wera kuko ni imurikira imitima yacu. Iyo abantu bataramurikirwa n'umwuka w'Imana baba bakiri mu mwijima, ariko iyo umwuka wera muritse abantu binjira mu muco. Umwuka wera rero byagereranyaga ukuri kuzahishurwa mu gihe kizaza. Uwayoboraga abanyabwenge baza gusanga Yesu byerekanaga ko kugira ngo umuntu agere kuri Yesu haba hari imbaraga z'umwuka wera. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana avuga ngo ubwazaza azabemeza ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, niwe uzabageza kuri Yesu. Ntabwo umuntu yagera kuri Yesu hatari umwuka wera ngo abe intermediaire hagati ye nawe. Nuvuga ngo inyenyeri yashushanyaga umwuka wera. Noneho rero ibyo kuvuga iby'abashumba leberije ni ukwerekana ko Yesu ari we mutahiza mukuru w'itorero. Byanditswe muri Petero ya mbere igice cya 5 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 4 havuga ngo igihe umutahiza mukuru azaza, nubwo hari abashumba baragira intama bakaragira imikumbi, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hazaza umutahiza mukuru ari we mukuru w'abashumba, ari uzabaza raporo z'ibyo abantu bakoze byose. Noneho ngo abakoze neza bahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Ariko noneho rero umwungeri w'intama kandi akaba umwungeri uragira intama. Yesu aravuga ngo intama zanje ndazizi. Yishushanyize n'abashumba kuko Yesu nawe ari umwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza akabapfira intama ze. Ni gute inyenyeri yo kuri Noheli ishobora gusobanura mu buryo bwa teologiya atari mu buryo bw'inyenyeri gusa? Ishobora gusobanura mu buryo bwa teologiya atari buryo bw'inyenyeri gusa. Ubundi hari teologiya isiruta umwuka wera. Niba ari ubuyobozi bw'umwuka wera, inyenyeri kabishushanya ubuyobozi kumurika. Nta yindi teologiya yarutiyo kereka amateka ahubwo. Pastor kuko Imana yahisemo kuvukira Yesu i Betelehemu aho kuvuka i Yerusalemu? I Betelehemu ni umurwa wari ugayetse icyo gihe muri icyo gihe, kandi Betelehemu bwari ubuhanuzi bwo gusobanura ngo niho hari inzu y'Imana. Ubundi Betelehemu Betel ni inzu y'Imana, Betelehemu ni inzu y'umutsima. Ni ukuvuga ngo maison de paix. Ni ukuvuga ngo kwari ukuvukira ahantu kugira ngo azabashe gutanga ibyo kurya bikwiye by'umwuka. Nizo mpamvu yavukiye aho hantu i Betelehemu. Urakoze Pastor. Ni iki ivuka rya Yesu rivuga ku isano riri hagati y'ubwami bw'Imana n'ubwami bw'abantu? Ubwami bw'abantu butandukanye n'ubwami bw'Imana kuko Yesu yavutse mu buryo bw'ibitangaza, kandi uturemangingo twari turemye umubiri kwari utw'umwuka wera. Abandi bahura ku bushake bw'abantu n'ubushake bw'abagabo n'abagore, ariko Yesu Kristo umarayika yasobanuye ko iyo nda yari iri muri Mariya itari y'umuntu uwo ari we wese, ahubwo yari y'umwuka wera. Bisobanura ngo ni umwana w'Imana nyakuri, kugira ngo abazamwemera bose nabo bazitwa abana b'Imana nibamwemera bakizera izina rye. Yesu rero ni umwana w'Imana. Uturemangingo twari muri we twari utw'umwuka wera. Nizo mpamvu kuvuka kwatandukanye no kuvuka kw'abantu. Urakoze Pastor. Ni gute ivuka rya Yesu rihishura inyigisho zo kwihindura umuntu kw'Imana, incarnation? Nuvuga ngo ikintu bita kenotike mu Kigiriki, kenos, nukwiyambika. Yari Imana ariko yambara. Nukuvuga ngo incarnation nukwihishamu. Ibyo bita kenotisme, yihishamu. Noneho rero yambara umubiri, ababara nkatwe, asonza nkatwe, anyura mu mabaro nkatwe, agira imbeho nkatwe, akubitwa nk'abantu, arira nk'abantu, ataka nk'abantu, asogongera urupfu nk'abantu, ariko noneho kubwo kunesha azuka ku munsi wa gatatu. Noneho ibinsizi yiteka ku bantu bose bamwizeye.
Pastor akoze Pastor kuki aborozi aribo bahawe ubutumwa mbere y'abanyabwenge n'abatware? Aborozi bahawe ubutumwa mbere y'abanyabwenge n'abatware. Yesu yerekanaga ko aribo bari baciye bugufi, kandi nibo Yesu yiyegerezaga mbere, abanyabyaha, abakoresha bikoro, abakene. Ni mu nzira y'uko aborozi bari bahagarariye ico gihe abakene bararaga hanze, nta mazu bagiraga, bari mu kiraro, bari ku gikumba, barinze umukumbi wabo, bari bahagarariye gucungurwa kw'abakene. Izo mpamvu ari Yesu yatangiriyeho kugira ngo agasuzuguro twerekane ko imbere y'Imana abantu bose bangana. Urakoze Pastor. Ni gute ivuka rya Yesu ryari rihuriwemwo n'ibarura rya Kaisari Auguste, kandi bisobanura iki mu mugambi w'Imana? Mu mugambi w'Imana yari resansema. Hari abantu babyitwaza bagahindura inyigisho, bakavuga ngo mariage civile ngo ni iba muri Bibiliya. Ntabwo ari mariage civile, ntabwo ari ubukwe bwa leta, ahubwo yari resansema generale yo kumenya abaturage, ibarura ry'abaturage bari mu gihugu. Ryari ibarura, ntabwo yari resansema. Yosefu rero na Mariya bagombye kuja mu midugudu yabo kugira ngo bibaruze, ntabwo bagiye kwiyandikisha kuri mariage, kwari ukwibaruza nk'abandi. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo abantu bose baje Yerusalemu, kandi n'ikimenyetso kigaragara ko kwa ryari barura nuko abantu babaye benshi muri uwo murwa bakabura icumbi. Bwari ubwinshi bw'abantu, ntabwo yari mariage civile, kuko hari amadini avuga ngo mariage civile ngo nihatse christianisme. Oya, nta mariage civile yabayeho. Urakoze Pastor. Kuko Imana yakoresheje amateka ya politike y'Abaroma kugira ngo isezerano ryayo risohozwe. Kwarugira ngo ubutumwa bwiza buzamamare, kuko isezerano kwarugira ngo mugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje. Kwarugira ngo Abaroma, kuko aribo bari bahagarariye amahanga ico gihe, hari Abayuda akaba n'Abaroma, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo Abaroma bari bahagarariye abanyamahanga. Kuva kera habanje guhagararira Abakarudaya, bahagararira abanyamahanga, hakurikira Abamedi n'Abaperesi, bahagararira abanyamahanga, hakurikira Abagiriki, bahagararira abanyamahanga. Bari abanyuma guhagararira abanyamahanga imbere y'Imana. Ariko Imana kuko ubutumwa bwiza bwari bwaraje ari ubwo guhindura amahanga yose, kwarugira ngo berekane ko nubwo Roma yari ikomeye, ubutumwa bwiza bwari buyerekeye, bagobye guhindura n'Abaroma. Urakoze Pastor, nibihe bintu abantu benshi bafata nka Noheri ya Bibiliya ariko bitanditswe neza mu byanditswe? Ibintu bafata nka Noheri bitanditswe muri Bibiliya bakabifata nka Noheri, ubundi Noheri ntayiri muri Bibiliya nyine. Yaba itariki ya 25 ntayirimo, yaba iryo jambo Noheri ntaririmo, yaba Abamedi n'Abaperesi ku nkomoko ikigirwamana ca mitara na mitara ntayiri muri Bibiliya. Imboneko z'izuba naryo ntazirimo mu buryo bugaragara, uretse Kristo waje gushushanya ko ari izuba ryo gukiranuka, ariko ntabwo ryari izuba rizana imyaka nk'uko mu Bamedi n'Abaperesi byagaragaraga. Ubwo rero urumva ko gukurura Noheri mu by'ukuri ni ukwishakira amarigima, ariko umutima w'umuntu uburyo wakira kuvuka bundi busha nibyo bigaragaza umuntu wakiriye kuvuka kwa Yesu Kristo. Ariko naho Noheri yo ntayiboneka mu byanditswe byera. Urakoze Pastor. Nizihe ngingo z'ingenzi itorero rikwiye kwigisha kuri Noheri rirenze kwizihiza umunsi gusa? Nukuyumvamo Yesu Kristo kwari mu mutima w'umuntu gusa, nta kindi. Kuva kuvuguruwe mu buryo bw'ubugingo, na ibyo kubahiriza umunsi mukuru wajeho cyangwa ntujeyo, abagiyeyo n'abatagiyeyo nta kibazo bafite. Uwasibye muri Noheri nta kibazo afite, n'uwagiyeyo nta kibazo afite. Ariko wagiye ari ukubahiriza umunsi mukuru gusa, nta busabane buri hagati ye n'Imana mu buryo bw'ubugingo, abashobora kuba yahombye. Ariko ntitwabuza umuntu kuja muri Noheri, ntitwanahoziza umuntu kutayijamo, n'uburenganzira bwa buri wese. Urakoze Pastor. Ni gute Noheri ishobora gusobanurwa nk'itangiriro ry'umusaraba? Noheri igomba gutangira kuko byarahanuwe. Ubundi usonye hari mu Bafilipi bavuga ngo yari afite akamero k'Imana n'imbere ya Yesu, akicisha bugufi kuko atatekereje kuko guhana nayo ari ikintu cyo kugundirwa, arabisiga. Noneho rero agize akamero k'umugaragu w'imbata, aza kugira ngo ace bugufi yunga abanyabyaha n'Imana. Yambaye ishusho y'umuntu yikorera umibabaro yacu,
kandi ayibambanya ku giti. Na nizo mpamvu Petero ya mbere igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 21 avuga ngo yarababajwe adusigira icyitegererezo kugira ngo tugere ikirenge muke. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, aritanga hidacurwa kibera, ubwo yikorera ibicumuro byacu bibabara ku giti, kandi imibyimbabre yadukirisha kwari kugira ngo yerekana akabero cy'Imana yahoranye, yerekane guca bugufi kwe, yerekane ishusho y'umuntu ko Yesu ni Imana yigize umuntu, yerekane kubambwa kugira ngo ibyaha byacu bicike burundu, yerekane noneho urupfu rwe no kuba insinzi y'icyaha mu gihe cyo kuzuka kwe. Urakoze Pastor, nirihe sano riri hagati y'ivuka rya Yesu n'umurimo wo gucungurwa kw'abantu? Kuvuka kwa Yesu n'umurimo wo ni igitambo ca Kristo Yesu. Kujambo ry'Imana rivuga ngo ni impongano yacu twese n'abari mu isi bose, nuvuga ngo twacunguye igitambo ca Kristo, kuko Kristo ari Imana yigize umuntu akambara kamere yacu kugira ngo ayibambanwe, none tubone gucungurwa muri we. Adamu yari yaducumuriye nyine ku giti, noneho Kristo ari we Adamu wa kabiri araza kugira ngo abashe kuducungurira ku giti, ariko ari uko abambanye ibyaha byacu. Yikorera ibyaha, abambwa nk'icyaha kuko Imana yamugize kuba icyaha, ntabwo yamugize kuba umunyabyaha, kugira ngo abashe kwikorera ibyaha bya bose. Urakoze Pastor, ni gute ivuka rya Yesu rigaragaza icubahiro kiri hagati y'ubwiza bw'Imana n'intege nke z'abantu? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwambara ishusho y'umuntu akemera kunyura mu rupfu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nico cyatumye Uwiteka imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo icubahiro ce akigarukane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amavi yose yongera mupfukabire, arayo mu ijuru, arayo mu isi, arayo munsi y'isi, kandi iminwa yose n'indimi zose zongere zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, asubirane noneho ka kamero cy'Imana yari yariyambuye, noneho ca cubahiro congere c'Imana cuzure, kuko yemeye kwikorera ibyaha bya benshi. Urakoze. Ni gute imiryango ya Yesu ivugwa na Matayo na Luka itandukanye, kandi ivyo bigira izihe ngaruka mu gusobanukirwa ivuka rye? Bigira ingaruka zikomeye, kuko hari abumva ko batari mu muryango w'abazacungurwa. Iyo Matayo atangirira kuri Aburahamu, atemera ko kuva ku rubyaro rwa Adamu kugera kuri Aburahamu, kuko Aburahamu yari wa 20 kuri Adamu, Nowa yari uwa 10, Aburahamu ari uwa 20, ariko Matayo kubera ari umuyuda agiye gutangira ibisekuruza atangirira kuri Aburahamu kugira ngo yumve ko ubwoko bw'Imana butangiriye kuri Aburahamu aribo baheburayo. Ariko Luka urebye neza yatangiriye kuri Adamu kugira ngo yerekane ko n'abari hejuru ya Aburahamu bose babakomokaho, bari mu bacungujwe amaraso ya Yesu. Nibyo yerekanye, kuko Luka yari umugiriki wo muri Antiokia, ariko Matayo yari umuyuda. Niho byatandukaniye. Ubwo rero bitera amakimbirane kubera iki? Abayuda ntabwo yemera ko abakomoka kuri Adamu bose bacunguwe na Yesu, ariko Luka yanditse ko abakomoka kuri Adamu bose bacunguwe na Yesu. Ayo makimbirane rero arahaba igihe cyose. Urakoze Pastor, nirihe tandukaniro riri hagati y'umutabazi umwami na Emmanuel mu mvugo zivuka rya Yesu? Oya, Emmanuel bisobanura ngo Imana muri twe. Ni Kilatini gisobanura ngo Imana muri twe, Imana muri twe. Nukuvuga ngo Yesu yaje muri twe, ariko kuvukira mu mitima yacu, none nitwongera gushakashaka nk'abakabakaba, ahubwo tugendana Imana muri twe. Ko ngo Imana ibe muri twe, ibane natwe, tuyigendane, tuyirirwane, tuyirarane. Ni Imana muri twe, kuko twari twaratandukanijwe nayo kubera twari abanyamahanga. Ariko noneho ijambo ry'Imana ravuga ngo Yesu Kristo yakuyeho urusika rwatandukanyaga abari babiri kugira ngo abagire umwe. Noneho rero Imana ibona kwakira abantu bose, ariko iba muri bo, itura muri bo. Pastor, ndashaka ngo itandukanye hagati y'amagambo atatu: umutabazi, umwami, Emmanuel. Emmanuel, Imana muri twe. Umutabazi ni umuntu uri kuramira abari bagiye kurimbukana Yesu Kristo. Noneho rero umukiza, umwami, nuvuga ngo Yesu niwe mwami, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayuda, abanyabwenge baravuze ngo umwami w'abayuda wavutse ari he. Byahamijwe n'abanyamahanga, nubwo abisirayeli batamwemeraga, ariko byahamijwe n'abanyamahanga. Ariko abayuda bari barabyeretswe nabyo, baravuze ngo umwami yatuvukiye. Abanyamahanga nabo barabihamya ngo umwami
umwami w'abayuda wavutse ari he? Ubwo nuvuga ngo Yesu ni umwami, Yesu umutabazi kuko yaramiye abagiye kurimbuka, ariko akaba no muri twe ari we Emmanuel. Pase ni gute ivuka rya Yesu ryahinduye uko Imana iganira n'abantu? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kera Imana yavuganiraga n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi, Abaheburayo igice cya mbere. Ariko mu gihe cya none Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yabaye insinzi y'icyaha kandi atumenyekanisha n'Imana, aduhuje n'Imana, noneho tuvuganira nayo muri we. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe cya none noneho Imana ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo, kuko nibe jambo twamamaza. Norese pastor ko abantu benshi bavuga ngo kera ngo Imana ngo yavuganira ngo n'abantu mu kanwa ngo kabahanuzi, ngo ariko ubuno ivuga no bivugira mu ijambo ngo mu kanwa k'umwana wayo mu ijambo ryayo. No kuvuga ko abahanuzi uyu munsi Imana itabanyuramo, itavugana natwe inyuze mu bahanuzi. Hari abahanuzi rusange mu buryo, hari n'abahanuzi special. Hari abantu ministere z'ubuhanuzi, hari ministere y'abami, abatambyi, abahanuzi b'icyo gihe. Ariko iyo Mana yavuganaga n'ubwoko bwayo bwari Abisirayeli. Bari abahanuzi rero bavutse, ntabwo bari bahagarariye amahanga yose, bari bahagarariye ubwoko. Byaratandukanye. Yesu Kristo rero ijambo ry'Imana mu byakoze n'intumwa igice cya 3:22-25 haravuga ngo Mose niwe wavuze ayo magambo ngo Imana izabahagurukiriza undi muhanuzi umeze nkanje, muzamwumvire. Abatazamwumvira bazacirwaho iteka kuko yaje gusimbura abahanuzi bose, kuko ahagarara abahanuzi ku bantu bose ku isi. Ntabwo ahagarara abahanuzi nk'ubwoko bw'Abisirayeli, ubwo ahagaruriye abantu bose. Ni ikivuka rya Kristo rivuga ku gaciro k'umwana n'ubuzima bw'umuntu. Nuko umwana, ijambo ry'Imana rivuga ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bwe, azitwa igitangaza. Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza, Yesu yinjira mu murimo mu buryo bw'igitangaza, Yesu abatizwa mu buryo bw'igitangaza, Yesu abambwa mu buryo bw'igitangaza, Yesu azuka mu buryo bw'igitangaza, Yesu ajanwa mu ijuru mu buryo bw'igitangaza. Uwo mwana rero kuko ari Imana yigize umuntu, kwari ukugira ngo yerekane ishusho ye mu bantu bose. Ruba ngo twese rya jambo rizaze gusohora rivuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntikurerekanwa. Ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ufite ibyo byiringira urushaho kwiboneza nk'uko nawe aboneye, kwa kugira ngo tuzakurikize processus yo kwitwa abana b'Imana, kuko Yesu ni umwana w'Imana. Ariko abamwemeye bose bakizera izina rye abaha ubushobozi nabo bwo kuba abana b'Imana. Yiswe umwana w'Imana kuko yavutse, natwe duhinduka abana b'Imana ko twavutse noneho bundi busha. Ni iki cyaba cyarabuze mu kwizihiza Noheli kw'iki gihe ugereranijwe n'ukuri kwa Bibiliya? Kwizihiza Noheli ntabwo ari muri Bibiliya, nta cabuze. Rero buri wese ahimba ibye, kuko ari umunsi w'abanyamahanga, buri wese arahimba. None yakurura agasanisha, basanisha ntibasanishe kimwe, ariko ntaho byahuza. Iyo bitari mu byanditswe ya ntabwo bitanga ubutumwa bumwe. Base reka tugushimire, tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka tushimire nawe mwese mwabanye, reka tubabifuriza gukomeza mwizihiza Noheli nziza. Reka tubashimire abantu mwakanze subscribe. Nawe ushobora gukora ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye. Reka dushimire uzufata umwanya ukadusengera, Imana igumugisha. Reka tushimire wowe uzufata ibiganiro ukabihereza inshuti yawe, nawe Imana igumugisha. Pastor sinzi ko ari kindi wakongeraho kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana duhana umugisha, dusangire Noheli nziza. 078 669 kuri channel ya gusenga everyday. Koze Imana iduhane umugisha naho ubutaha. Shalom shalom shalom. Noheli 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 nziza, Noheli nziza, Noheli nziza. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba.